Yes, alright. Baha ikaze hano mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo ikipe ya Rayon Sport. Gikundiro igikano cy'imfizi isaro ry'Inyanza Kirmaranzara ekipe y'Imana n'andi mazina yose wagenda uyita ikaba irimo irakora imyitozo ibanziriza ya nyuma rero yitegura umukino ifitanye n'ikipe APR Derby y'ijana na karindwi kabisa tukaba tugiye kuyireba ku munsi wa gatandatu n'amasaha 48 abura yonyine kabisa ubundi tukihera ijisho. Niyo mpamvu rero imyiteguro irimbanyije ikipe ya APR ku munsi w'ejo twaberetse imyitozo yabo. Ubu rero noneho ni ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero ikabikorera hano ku ruganda rwa Skol mu Nzove, ikaba irimo ikora imyitozo rwose ubona ko abasore bayo bahari. Ngiye kugenda ngaruka ku mazina umwe kuri umwe mugende mumenya ibintu ukuntu bigiye byifashe kabisa, mugende mumenya umwuka uri hano mu Nzove, mugende mumenya ukuntu ibintu byifashe. Ikipe Sport yakoresheje abazamu batatu, ndimo namubona Mugisha Yves ndetse n'uwitwa Paver Nzira, tutubagiye n'uwitwa Idrissa Kuyate, nibo bazamu batatu yakoresheje. Hanyuma ku bakinyi ndimo namubona uwitwa Mohamed Cheri, ndimo namubona Meri Bayisenge, ndimo namubona Nshimiyimana Emmanuel Kabanga, ndimo namubona Adama Bagayogo, ndimo namubona Tony Kitoga, ndimo namubona uwitwa Mutore Prince, ndimo namubona Azizi Basane Kuranya, ndimo namubona uwitwa Cindy Paul Jesus, ndimo namubona uwitwa Yusu Dianye, ndimo ndamubona uwitwa Habyarimana Abdelaziz Livardo, ndimo ndamubona Eric, ndimo ndamubona Adama Bagayogo, ndimo ndamubona uwitwa Sermogo Al Omari, ndimo ndamubona hakurya uwitwa Ganijuru Eli, ndimo ndamubona uwitwa Iradukunda Pascal, ndimo ndamubona uwitwa Nanirwaye Mabre, Ndayishimiye Richard, uwitwa Tampoe Gloire ndetse n'uwitwa Ninakombona witwa Nshimiyimana Fabrice, ninako ndetse n'umutsara kabisa Imana Iva hari Rushema Chris nawe arahari ameze neza cyane. Ubona yuko abasaba ikipe ya Rayon Sport rero rwose bahabaye. Ubwo rero mu mazina wumvishije uwongereho witwa Falnganye, ariko uwitwa uyu mushinga nayo maze igihe yaravunitse witwa Asumani, Ndikumana Asumani we nawe uhari rwose ntabwo yakoze imyitozo, yageze hano ariko ntabwo yakoze imyitozo, ngo byumvikane yuko niwe mukinyi udahari, ariko abandi bose barayifanganye rwose. Birashoboka yuko ku munsi wo ku cyumweru twazamubona aseruka umunsi wo kwa gatatu twazamubona aseruka mu kibuga cy'ikipe ya Rayon Sport. Yes, urana n'ikipe ya APR Football Club. Ikipe ya Sport ni ekipe ya kaniye rwose witwa Aluna Feroze, ngira ngo muramubona aravuga ati rwose ndifuza kwigaragaza ubundi ngakomeza nkaba umutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sport. Aluna Feroze rwose dore ko amaze kugirana ikiganiro n'itangazamakuru. Mu kanya video turaza kuba tuyiteretseho muze kugenda mukurikirana ibintu byose bimeze neza cyane kabisa, kugira ngo mugende mwumva icyo yatangaje. Dore ko witwa Aluna Feroze uyu mutoza w'umusigire wasigaranye ikipe ya Rayon Sport yaje kuba agira icyo atangaza, ukongeraho ndetse n'uyu mutoza kongeraho na vice captain ari we Sermogo nako captain Sermogo Omar ndetse n'uwitwa Emery Bayisenge, nabo bagiye bagira ibyo batangaza. Mu kanya rero interview zabo rwose turaza kuba twaziteretseho, ubundi ibintu byose mugende mubikurikira gatanu kuri kagenzi kako, ngene mumenya rwose amakuru ikipe yanyu. Ndaje rwose tugende turebera hamwe ku bwanjye rero nkurikije uko ndimo mbona imyitozo nuko ndimo mbona abatari ikipe ya Rayon Sport. Ndimo ndabona Menyiza Maza bari mu witwa Paver Nzira umunyekongo Braza, niwe rwose ndimo mbona zaba ari mwizamu. Hanyuma kuri kabiri ndimo ndabona umutoza azakora iminuka akakira witwa Nshimiyimana Emmanuel dukunze kwita Kabange. Hanyuma kuri gatatu agashira witwa Musore Prince umushinga nahe, ni nako ndimo mbona rwose umunsi wa kwa gatatu ashobora kuzafata defense y'abakinyi babiri, agafata witwa Emery Bayisenge ndetse n'witwa Yusu Dianye, akaba aribo akoresha kuko Emery Bayisenge numwe mu bakinyi bakina ikipe ya APR Football Club Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Emery Bayisenge numwe mu bakinyi b'abasiniya bakina ikipe y'igihugu ndetse unamenyereye ibintu bya derby kuko yakinye ari muri APR, ubu ngubu bakeneye kongera akayikina ari muri Rayon Sport. Niyo mpamvu rero ashobora kuba ari we azana mu mutima wa defense. Hanyuma akabakoresha umukaseri umwe ari we witwa Niyonzima Olivier CF Kambanaro, nawe numwe mu bakinyi bazi ikipe ya APR, numwe mu bakinyi bazi derby yayikinya ari muri Rayon Sport, arongera ikina ari muri APR, arongera aragaruka ayikina ari muri Rayon Sport. Niyo mpamvu ndimo mbona rero ari we mukaseri yazakoresha. Hanyuma agafata abarundi babiri, Ndayishimiye Richard ndetse n'uwitwa Bigirimana Abedi, akabashyira imbere ye gatonya. Ni nako mbona uruhande rumwe azakoresha witwa Tampoe Gloire, urundi ruhande agakoresha witwa Azizi Basane Kuranya. Murumva yuko rwose
ariko ikipe ndimo nyibona hanyuma akatakisha umwataka umwe ashobora gufata risk akazana uyu mwataka Fanganye cyangwa se akaba yagarura agakomeza agakoresha uwitwa Habimana Yves nubwo rwose twagiye tubona biba bimugora cyane ngiyo 11 rero ku bwanjye nimo mbona rwose ishobora kuzaba imanuka mu kibuga ku munsi w'ejo ku munsi wo kwa gatatu ubwo ni umusibo ejo ikina ikipe ya Apple Football Club Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitsoto urumva ko ibintu bizaba bikomeye cyane kuri ikipe ya Sport ndetse Rwanda rw'ikipe ya Apple abayobozi bo rwose hano bahageze president namubonye arahari rwose yicariye hari ameze neza cyane twagira Yezu Tade urabona ko hari abanyamakuru nabo niko babukereye nguwo ngabo Robeni umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport nawe yahageze ngo Asumani Ndikumana n'uwitwa Wasiri nabo rwose ubona yuko ibintu bimeze fresh kabisa bavuga bati bimeze bite ibintu ni hatsari rero umukino rwose turacyawutegereje ubona ko nyine Asumani uyu munsi nabwo yakoze ariko ndagira ngo mbabwire ko Asumani yarasanzwe akora imyitozo rwose witwa Ndikumana Asumani yarasanzwe akora imyitozo kubera ko imyitozo yindi yose rwose yagiye ayikora ndetse ari full ameze neza cyane ariko uyu munsi imbere y'itangazamakuru ndabona batigeze bamukoresha rwose nabwo yigeze akuramo jezi nta nubwo yigeze zanane na equipe kuko yaje kuri moto rwose namuje inyuma gato cyane ngayo ngo rero nuko ibintu byifashe ariko mbwira abantu nyamarika nimba tarakanda subscribe nicyo gihe ni nako kandi kugira ngo ukandeho kandi nanone wibuka gukanda like kuri video yacu ubundi ibintu bigende neza cyane kabisa tsano kwa tsano kuko buriya iyo ukanze like ubudufashije gukora share kandi bunatweretse yuko byo turi gukora wabikunze bigatuma dukomeza gushyiramo agatege nimba kandi ari inyunganizi cyangwa igitekerezo jya muri comment wandike utubwire uti muzongera ibi cyangwa se mukosora ibi cyangwa se mukomerezaho ibyo byose biba bikenewe kabisa tsano kwa tsano aba rero bibaze gwitwa Azizi Basane Kuranya mubona yuko rwose ahari ameze neza cyane umwe mu bawinga bakomeye cyane nabonye Derby bayihaye witwa Kayitare David uyu musifuzi wasifuye umukino huje ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe y'Amagaju ubwo ndetse uyu Azizi Basane Kuranya bamukoreraga ikosa umusifuzi agatanga ikarita y'umutuku ewana nyibona ariwe bashyizeho nahise nibuka iruje yahaye uyu ni umwe mu basifuzi rero batajya rwose bihanganira amakosa amakarita arayatanga yo rwose iyo ukoze ikosa ikarita ahita yiguhereza nta bintu byinshi urumva yuko ari ibintu bitazaba byoroshye ku munsi wo kuwa gatandatu ngene natekereza yuko rwose nkuko nakomeje kubivuga mbere ntihazaboneka ikarita y'umutuku ubwo rero nugategereza tukazareba uko ibintu bizaba abigenda ngo Aruna Feruza rwose bana yuko agapira bakumva cyane kubera yuko yabaye umukinnyi ukomeye cyane mu ikipe y'Abarundi uyu nguyu kandi niwe mutoza rwose atoza ikipe ya Vitalo Football Club marabyibuka ubwo yatsindwaga na Young ibitego 4 niwe wari umutoza mukuru abantu bibaza batese uyu mutoza afite ibyangombwa uyu afite lisanse A oya afite lisanse A rwose kandi ufite lisanse A wemerewe gutoza ubwo rero byumvikana neza equipe ya Sport ninashaka ishobora kuzamureka ikamurekera akazibona ko harimo atoza witwa Azizi Basane Kuranya kuba yashota mu izamu arimo agenda mutyaza amubwira ati kapisa wewe genda ubyitozo bundi uzaba ubikora neza cyane wana yuko n'abandi basore hariya bameze fresh ikipe ya Rayon Sport wana ko ibintu bitazoroha ku munsi wo kuwa gatandatu make tuzabireka yose live cyane kwa sana kabisa icyo usabwa no kuba warakanze sabu yamaze gukora kabisa ubu uzabona mu wundi ukazirebera match ibintu bimeze neza cyane nta kibazo na gito ufite ubwo ngubwo rero rwose nyamarika utarakaraho n'ikigeni nako kandi kugira ngo ukande ubundi tujye tugenda twibana neza cyane gatanu kuri Kagenzi Cup